wavuga bakakunoba. nananyara kuri bakankubita. Wigeze unyara hose? Cyane. Ubu waretse kujyana kuri ufite imyaka ingahe? 7. Ndavuga ngo pardon ndaje. Kubwo yene ko bavuga ngo ngiye kunyara bita. Reka uheruka kumubona ryari? Uheruka kubona ku muntu wambaye ubusa igitsina gabo ryari cyangwa umusore? Ashize nk'ukwezi n'igice. Ukwezi n'igice. Ngo ngwi. Narabonye. Nabonye umusore wambaye ubusa. Nta soni izo kumubona? Oya. Azanagize. twongeye kuramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda Limited aho muri hirya no hino mu gihugu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Yaba wowe ukunda gukurikira filime zinyura kuri Iris Rwanda TV, ukaba warakunze filime Ikiro cy'urukundo, Silent Killer, Darkness of Christmas, reka dufate umwanya mu bikorwa byose tuzakora muri uku kwezi. Ntitwabura kujya turavuga ngo maneke uruhukire mu mahoro mubyeyi wacu twaragukundaga, wakoze byinshi byiza mu gihe wari ugihari, kandi ibikorwa byawe tuzakomeza tubizirikane. Aho uri turagusabira kandi twizeye neza tudashidikanya ko uri mu bwami bwo mu ijuru, igihe kizagera natwe tukagusangayo. Mwabibonye rero tumaze kwibuka maneke cyangwa se tumaze kumutekerezaho gatoya, nakiriye umwari wambaye neza inkweto ndende. Muraho neza? Makuru yanyu ni meza. Agiye gutangira tubwira amazina ye, nicyo cyambere kaduhera aho ngaho. Nitwa Uwase Redemptor, aka benshi banzwe izina rya Cadette. Cadette ryavuye ku kirero? Ndi umuhererezi mu rugo, niyo mpamvu. Ari umuhererezi ni umwana wa kangahe? Umwana wa nyuma. Umwana wa nyuma? Oya bivuge mu kindi Kinyarwanda. Bucura. Nuko nguri bucura? Muri aho bucura? Ba bucura baba baratese? Narase mfite imeze nk'umutesi. Urabizi ko baba baratese? Baba baratese ariko njye wapi. Ntabwo watese? Oya, meze nk'umuntu watese. Kade uvuka mu bana bangahe? 6. 6? Ubwo uri umwana wa 6? Iyo papa na mama batabijyaho inama ngo tubyara undi ntabwo ari buvuke? Ntabwo nari kuvuka umva naswe. Ntabwo nari kuvuka cyangwa mvukira nk'andi hantu bakanyita irindi zina. Ni byose? Simbizi. Mu bana 6 abakobwa bangahe abahungu bangahe? Abakobwa 3 n'abahungu 6. N'abahungu 3. Sure. Uvuka kuri bucura? Wabyakira ute gukuri uri bucura rero? Narababaye. Narababaye. Hojwe n'iki? Ashaka kana nzajya ntegeka nyine kari munsi yanjye. Babucura bategekesha amarira bagateka abantu bakuru? Oya. Ari igihe bakubwira ngo kora ikintu wo mutoya. Ni Cadette uvuka mu bana 6. Ni bucuri wabo. Bahungu 3 n'abakobwa 3. Urese yakuza gukubita urushi n'inkonje uko abyishakiye. Cyane barankubise. Wavuga bakakunoba? Nananyara kuri bakankubita. Wigeze unyara hose? Cyane. Ubu waretse kujyana kuri ufite imyaka ingahe? 7. Ari mukuru? Mukuru bihagije. Ubu urabyibuka? Ndabyibuka. Ko wanyaye ku buriri? Cyane. Ku myaka 7 wakibuka ibintu wakoze? Imyaka 7 ndabyibuka icyo gihe. Naraje mama papa sinzana yari yagiye. No ndota nyine ngo ndi gukina agapira ko ndavuga kanje ngo kunyara ngo ndaje ngo pardon sutari agapira. Ndavuga ngo pardon ndaje. Kubwo yene ko bavuga ngo ngiye kunyara bita. Nuko mama mama yarankubise giti cyata. Arabaza nk'iminsi 3 nkubitwa. Uza kubicikaho? Icyo gihe nabicitse bankubise igisura. Ubu ni ibintu wakoze ukiri umwana uracyari kubyibuka? Bya bintu by'abana? Oya, ibyo nibuka ariko hari n'ibyo bambwiye nkuze, ibyo nakundaga gukora kera. Bya bindi si by'abana bavuga ngo barongoranye?
ibyo byoya ntabwo nabikinnye. Ntabwo nabikinnye ibyo byo ntabwo nta nubwo nigeze nkina buriya iby'abana. Nakuze meze nk'agahungu ukuntu. Nkunda ahubwo futuboro nk'ibyo. urimo urarebeka nk'umwana wo mu nka. Abana bo mu nka basote. Barereshejwe amata, hari ababa barereshejwe ngo ni akayoga gasembe cyangwa urumogi. Iyo wambutse nka imipaka hari ababa barereshejwe urumogi. Wowe warereshejwe iki? Njye no mu buzima busanzwe nkunda amata. Ko nanyweye amata igihe kinini ukuntu. Kinini ahubwo n'ubu ndacyayanywa. Ubu igikuyu cyanyu kiba he? Mu Mutara. Mba nabitekerejeho. Wabwiye n'iki se? Mba nabitekerejeho nkareba ukuntu umuntu asa. Nareba inzobe ukuntu ubwiza bwe bukayangana wa mugani w'abarundi. Oya hoya. Cadette ni muntu ki rero, yavukiye hehe, akurira he? Wumvise Cadette bwa mbere kuri kamera za Iris Rwanda, mwibwira umwisobanuro uwo uriwe. Cadette ni umuntu wavukiye Masisi, mvayo mfite imyaka 2, tujya Uganda. Tubayo igihe. Wabade na Uganda? Nabaye Uganda icyo gihe. Wa Uganda n'urumanyi? Navuye ndi umwana ntabwo nduzi neza, nzimo gake gake. Kiswahili? Igiswahili urabyumva. Tunaweza sema lugha ya Kiswahili? Njoo tuongee sasa mu lugha ya Kiswahili. Acha. Tuvuge Ikinyarwanda turi mu Rwanda. Tujya Uganda. Tuvayo mfite imyaka 5. Bahita bajya mu Mutara. Tuba mu Mutara igihe tuza i Kigali. Igihe mfite imyaka 11. Ubwo nakira umunyakigali? Nyine ubwo niho baba, ariko urumva ntabwo ariho navuke cyangwa nagize. Niho nakuriye imyaka yose mfite ubu, ariko urumva so navukiye. Right, Kade, uri umwe mu bantu uyu munsi wa none bafite ibyifuzo bitandukanye, ari nacyo kikwicaje kuri kamera za Iris Rwanda. Ariko by the way tutaragera kuri icyo kibazo, baze kumpiningira umukameramani hariya agaragaza iyi nkweto ahereye hasi ubundi azamuke. Iyi nkweto bayitanga iki? Ni high heels. Ni high heels. Wowe wayigenderamo nk'amasaha angahe? Uri kugenda n'amaguru? Ntabwo yarenga 2 nakubeshya. 2 wayagenda wambaye izi nkweto? 2 nayagenda gusa naruha. Nk'ejo naruha. Ubundi izi nkweto iyo muzambaye mu ruha hehe? Mu ntege. Iyi pataro? Ipantaro urayibona? Bayita? Pacanga. Impara urazizi? Impara ndazizi. Zambaraga amapataro meza. Amapacanga nkaya. Niko? Amapacanga nkaya. Yitwaga se pacanga? Sinzi ukuntu cyaba bazitaga gusa bazita pacanga. Uyu munsi wa none nsigaye mbona ariyo style zigezweho. Izo zagarutse muri karahanyuze. Imyenda ya kera ubu nibwo iri kugaruka. Ako wambaye hejuru se? Aka ni agatopu. Ukaba na proud yo kuvuka muri Kongo? Cyane. Akabona agakomera ukajya kamvamo. Impeta sisobanuye iki? Impeta ni umutako. Umutako naho bawambara? Biterwa nawe ushaka. Joshua, impeta wayambara hariya? Wayambara hehe? Ni umutako ushaka wayambara, ushaka wayambara kugira nahisemo hano. Niyo wiguriye? Niguriye. Ikintu wambaye utaguriwe baguhayemo nk'impano ni iki? Bamuhayemo gift. Tuno tubije. Ninde atukuguriye? Ni umukobwa w'umushuti wanjye atunguriye. Twinjire mu kiganiro. Mwamubonye ni umukobwa mwiza, arasa neza, ateye neza, aseka neza. Gura nibyo. Buriya nibyo ibintu uvuze. Eko nseka neza. Ufite imyaka ingahe? 21. Nizere ko tuzakubona mu bamisi. Kango turagurira rinete zawe. Merci. Mamisi subu. Oya. Ntago najyamo.
hanyuma se tubwire uti ndifuza guhura na Gugu tukaganira mfite ibyifuzo biri mu mutima wanjye naho bitugezeho tugwaye karibu kuri Iris Rwanda. Gugu nifuje guhura nawe mfite impano nakunda kuva kera nyine yo kujya muri mu bintu bya showbiz. Showbiz ni nyinshi, ushaka kuba umuhanzi, ushaka kuba aya umwactrice wa film, ushaka kuba umwactrice wa film, ubyiyumvamo cyane cyane. Ubu urashaka kuba umukinnyi wahagurutse uti mpaka mpaye umukinnyi mpaka yego dore koko gawe. Urashaka gukina tu cyane bikomeye. Urashaka kunkura mu kibuga? Oya kandi nshaka ko ari wowe unzamura. Ni urasubona njye narazamutse. Ahantu ugeze ni heza. Right, yarabidusabye yifuza gukina muri filime. Dufite amafilime 3: Ikiro cy'urukundo, Silent Killer, Darkness of Christmas. Ni akane yitwa Isano y'ibihe. Mwabonyeho gato ariko twayoreje muri festival, mushobora kuzayibona mu gihe bizaba byaciyemo. Twagira amafilime 2 mugiye gutangira kubona kuri uyu wa gatanu ndetse no kwa kabiri w'icyumweru gitamu uzabona My Twin. Aya mafilime yombi agiye kujya bageraho buri munsi saa 5 buri wa gatanu. Ese muri aya mafilime imwe yitwa Wa Vive n'indi yitwa My Twin, ni ihe filime ubona uyu mukobwa Cadette yakinamo? Cadette mu buzima busanzwe tutaragira ku acting, ni cyo kintu kigutera isoni mu bintu byose nkora cyangwa mu bintu byose? Cyane ikintu cyose nakoze ngishaka nawe kinera isoni. Mpfa ko nagikoze kindimo. Urabona umupapa cyangwa umusore wambaye ubusa? Ngongwi nabonye nabonye umusore wambaye ubusa. Nta soni izo kumubona? Oya azo nagize. Reka uheruka kumubona ryari? Uheruka kubona ku muntu wambaye ubusa igitsina gabo ryari cyangwa umusore? Ashize nk'ukwezi n'igice. Ukwezi n'igice? Bari Ngongwiki nabonye muri filime. Ashize nk'ukwezi n'igice. Yatwibwiriye muri filime. Hari akantu mperutse kubona k'umuntu ukina muri Zubi Comedy, bamwita Nindera, umuntu wakinana na Nyabitanga. Hanyibutse mukabyaramwe ndaza kumwibuka na Ariane. ngo ugasura umusore ngo warangiza ukamwima. Ukamwima? Ari boyfriend wawe, ari best wawe? Niba wemeye gusura umusore menya ngo uri bumuye. Bene ibyo yavugaga. Wewe yabivuze nabi nesikamubaza. Unago nagusura nkagenda kandi nta kintu dukoze. We yavugaga ko ni umusore wamusuye akagusaba ugomba kumuha kuko wigemuye. Nigemuye akansaba. Ako nyagira akansaba se. Okay, yajya kunsaba relationship dufitanye. Ntago umuntu wajya gusura umuntu ngahita akubwira ngo ndashaka ko turyamana. Hari igihe muvugana kuri phone sibyo mugacata mugakora iki bitewe n'amagambo muganira akavuga ati naza kundeba kumusaba ni ibintu byoroshye sibyo. Nimba se tuvuge tuganira bitewe n'isawa akazi kamwe sawa nta bintu byinshi na relationship yatari bikangombwa ko nza kugusuhuza nk'uyiwawe cyangwa hehe ntago icyo gihe tumbwira ngo ngwe ari amafaranga n'urukundo ni iki ushira ku mwanya wa mbere? Urukundo kubera icyo wikaze. Urukundo bararurya bararunywa. Okay, amafaranga arakenerwa sibyo cyane ndetse cyane ariko buriya urukundo no rwa mbere. Ku munsi wakira ko ruzingaye z'abagabo bagutereta? Sinzi umubare abambeshye. Ubona baba bagambiriye iki? Simbizi. Ubona baba bashaka iki? Abagabo ntabwo navuze abasore. Ubona abagabo baba bashaka iki? Umugabo wubatse nase umugabo yaguhamagara ashaka iki? Aba yifuza ko muryamana rimwe na rimwe. Ubaha karibu? Oya. Cyangwa biterwa n'uko aje? Ntabwo nyine ndyamana n'abagabo
bubatse. nibura amaherezo wenda ari umusore. Umusore byakumvikana. Sasa Kade ati ndifuza gukina filime, ndifuza kwinjira mu mwuga wa filime, nakaye gasha wabutuzaniye muri sinema nyarwanda? Agashya muramutse mu amahirwe yo gukina n'icyizere naga gashya kabura. Nyine wiyumvamo niye role wiyumvamo wakwactinga neza ku mwanya wa mbere? Nta role ntashobora. Okay, role yangora cyane no guhita ndira. Yamvuna ariko izindi zose nazishobora. Utubuye ngorira ntago wabibona. Umwumbwe ngorira. Sha, cyetse nge ikintu kibabaje. Nahita ndira. Ikintu kikubabaza ni iki ngo nkikubwirurire? Ukimbwiye ngo ndire uko nyine nabikubwiye wagahita ndire mose ako mukabira na mariraje. Ujyona ketchup ari karuma gahagarara nko mu munota umwe. Nagahirero yagahita arira. Rero ngiro mu munota umwe nashaka ikintu cyambabaje kera ahita ndira. Ni iki kintu wicuza mu buzima bwawe cyakubayeho? Nicuza nakozeho. Niba ari ngombwa kukitubwira ukaba uhora ukicuza ukavuga uti iki kintu nubwo nagikoze ibana cyarambangamiye. Niga secondaire nyine hari igihe uri mu gihe cy'ubwadolesa naratorokaga cyane ikigenda byuka ndanatsindwa. Icyo kintu nicuza ndamutse nsubi banshubije nk'ibinyuma icyo ibintu nakoze icyo gihe nahita mbihindura. Ujya ujya mu tubyiniro? Natugiyemo icyo gihe nicyo kintu nkubwira nyine ariko n'ubu ntabwo duhejwe ubu. Oya ubu ngaheruka uziko ngaheruka 2019 mu kwezi kwa 4. Habuze iki? Nyine sinzi nageze utubyiniro numva ndatwanze. Okay, simse ko ntasohoka. Nshobora gusohoka nkajya nk'ahantu nkanywa bieri ariko apana mu tubyiniro. Hari umukobwa watubwiye ngo inzoga ntiziryoha, kuzinywa ntusinde ni icyaha. Kuzinywa ntusinde ni icyaha? None kuzinywa ugasinda ukarengerana nicyo cyaha. Niko twibwirire inzoga ntiziryoha, kuzinywa ntusinde ni icyaha. Njye nako inzoga ziraryoha. Ubu naziryoshye hehe? Njyewe nyinywemba numva meze neza nta kibazo mfite. Uheruka kuyisomaho ryari? Ejo. Cyane mu gitondo waje usomyeho? Mu gitondo se. Aya. Mbwira ubwoko bw'amatabuzi. Dunhill. New York. Turayo twa shisha. Ibyo wagerageje gusomaho ni iri? Ni shisha. Wumvishe rimeze ute? Ahita ryo ryarananiye. Nari nkwe icyo gihe umutwe urandya mara y'iminsi 3 ndwaye. Bibaye ngombwa ko acting uri kurinywa? Ari babiri bamtiyemo narinywa. Ni helore mu malore yose uziyabayo ubone yakugora kwactinga noneho biri very serious ukavuga lol muri societe runaka abantu bazamfata ukundi kuntu ni yi? Nje nta role ntashobora gukina. Okay, hari role abakobwa be kidutinya nko gukina uri mu buriri ukwe n'umusore ibintu nk'ibyo. Benshi dukunda kubitinya twavuga se ramu nabo ni filime imeze gutya aramfata ate gutya. Filime isaba umwanya utari muto ndetse munini kuko ni ikintu umuntu adakora kugira ngo ube umuhanzi bisaba guhera kuri underground. Kugira ngo ube umukinnyi wa filime bisaba guhera ku Zakukunda Maria. Muraho? Muraho? Bite? Ni byiza. Meze neza. Meze neza. Wakwicara hose gato. Kwicara bifite imbaraga. Buriya byoroshye. Kwisuba muremure? Ndi muremure. Uri muremure? Wimbeshye. Nokuri. Wayi muremure? Uri cyiza mwa. Ikiza urambona ariko. Mbega ikizungu. Urambona? Uri umuzungu uri umunyarwanda? Ndi umunyarwanda. Umunyarwanda. Umuzungu ze ni yaba umunyarwanda? Oya.
umuzungu yaba umunyarwanda yamutse avukiye mu Rwanda, uwo muzungu aba ari umunyarwanda. oya ndi umunyarwanda ntabwo ndi umuzungu. ntabwo ukunze rero nari ndimo nacyariya mbona wicaye hano urimo uri kwiganiriza. oya handi ugana n'umushiti wanjye agiye araje aranagiye gato. none se ko ntabwo ukunze njye mfite amafaranga menshi. Nk'angahe ubwo? mfite menshi, njye ngendana amakarita, ntabwo ngendana amafaranga mu mufuka. ngendana amakarita. ntabwo ukunze ayikurikiza. ngaho nyishyura rero nyine. ndakwishyura arya umuki. mwa barumani ari araje ari kuza ye. nakuzaniye icyo unywa. nanzanire rwose. ndazirya inkoko hafi aho. inkoko aho ngaho. baguhereza. ariko ibi ni ibiki urimo? ngomba ni ukukwitaho kugira ntabwo byoroshye. murakoze cyane. ni Brian muvugana. Ucaho reka ikiganiro tugishyire hanze kugira ngo abantu baze kugikurikirana. fuck me.